hari imbaraga iva mu ijuru, iyo mbaraga ni ugusenga. Pfukama usenge maze uvuge uti data mwiza utuyobore. Hari imbaraga iva mu ijuru, izo mbaraga ni ugusenga. Pfukama usenge maze uvuge uti data mwiza utuyobore. Mbere y'uko dutangira cyangwa mbere y'uko nkomeza kubabwira ibyerekeranye n'isengesho cyangwa imbaraga ziva mu gusenga, reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, Mana ikiranuka, gitare cy'amahanga, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe. Mana nziza, Mana nzima, urera kandi uratunganye. Ibyawe byose ni umugisha kuri twebwe, ibyawe byose ni byiza kuri twebwe. Ntushimwe kandi ntuhabwe icyubahiro. Mana nziza, Mana ikiranuka, turi abanyabyaha, turi mu isi y'umwijima, ariko wowe ntiwita ku byaha byacu. Mana uhora uturengera kugira ngo tube abere imbere yawe. Niyo mpamvu wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo tutazarimbuka, ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ngaho Mwami Mana, komeza ubane natwe, utwejeshe amaraso ya Yesu yamenetse ku musaraba, uduhindure icyaremwe gishya. Amazina yacu uyakure mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cyacu cy'ubugingo, maze data uzatwiyereke, uzatwigaragarize mu bwami bw'ijuru. Ngaho komeza ubane n'abababaye, ubane n'imfubyi, ubane n'abapfakazi, ubane n'ababuze ababo muri uyu mugoroba, ubane n'abahuye n'ibyago bitandukanye, ubane n'abasohowe mu mazu, ubane n'abihebye bitewe n'ibibazo n'intimba n'agahinda batewe n'ibibazo bitandukanye. Utwigaragarize kuko niwe murengezi w'ubugingo, ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku bugingo bwacu, ni wowe uhagarika ikibi ku buzima bwacu. Niyo mpamvu twishyize mu biganza byawe, twishyize muri asiranse yawe ngo utuyobore, utugenge, uduhindurire ubuzima, udufashe gutera intambwe zisigaye. Imana utwerekeze, umutima yacu yerekeze kuri wowe kuko ari wowe ushobora byose. Ngaho nyemera Mwami Imana, ntihaba ari njye uvuga, ahubwo aba ari wowe uvuga, kandi ubasha kumva iri jambo rimugirira umumaro, rimugira icyo rimuhindurira, kuko isengesho ntabwo ari ubusa. Isengesho rihindura ubuzima. Si ngombwa ngo tuvuge byinshi tutaravuga ubuzi byinshi dukeneye. Niyo mpamvu ngusabye Mwami Imana, ubasha kumva ijambo akariha agaciro, akizerera muri wowe, ibyifuzo bye ubihaze kandi umumare intimba, kandi Mwami Imana umuhindura amateka. Bigusabye nizeye ku bwa Yesu umucunguzi wacu, amen. Nkomeze nsome iri jambo. Ni interuro, ntabwo nibuka neza aho iri somo ryanditswe, rivuga ngo nta sengesho na rimwe Imana itumva. Iyi nteruro ishimangira ko Imana yumva amasengesho yose nk'uko ibivuga, ndetse n'atarasubijwe mu buryo twiringira. Mu by'ukuri igice cy'amagambo yo mu gitabo cya Zaburi ndetse na Yohana wa mbere byerekana ko Imana yumva amasengesho yose, kandi ko guceceka kwayo bishobora kuba ari igisubizo cyiza ku buzima bwacu. Nshuti mukunzi, nshuti bavandimwe, nshuti z'umusaraba, nizere ko aho muri mumeze neza, nubwo biba bitagenze neza mu buzima bwo muri iyi si, ariko nta gikuba kiba cyacitse, kuko utureberera ni Data wa twese uri mu ijuru. Niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu, niwe wemera ko turamuka, kandi nawe wemera ko bwira. Niyo mpamvu utagakwiriye guheranwa n'agahinda bitewe n'ikibazo urimo aya masaha. Sinzi ngo ni ikihe, ariko Imana cyangwa gusenga nicyo gisubizo cya mbere kiduhumuriza twese uko turi kuri iyi si muri ubu buzima. Niyo mpamvu ngusabye nkwinginga ngo ukomeze ku isengesho. Niba utanasenga ubihe umwanya. Si ngombwa ngo wikebagure. Isengesho iryo ari ryo ryose n'ijambo rimwe, yemwe no kuririra Imana, byose bikemura ikibazo. Ngaho ukomeze ugubwe neza, Uwiteka akomeza kwigaragarize, ibyifuzo byawe abihindura impamo. Imana ikomeze ibarinde. Gusa ntarasoza, nabasabaga ko mwakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi dufashanya mu gusenga cyangwa
no kuba twafashanya mu bundi buzima busanzwe. Uwiteka abarinde. Bayi bayi.